Mwitegasore Pacifique cyangwa se Yakamwana, umwe mu basore bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda mw'iyi minsi bitewe n'uburyo bitwaramo ndetse n'amagambo bavuga mu ma interview bagenda bakora atandukanye. Uyu musore Gasore Pacifique uzwi ku izina rya Yakamwana, akaba ari umusore ufite ubuhanga mu byo akora, dore ko ari umukinnyi wa sinema nyarwanda, nubwo ikintu bita gukunda agacupa bikunda kumwibasira rimwe na rimwe bikaba byamutesha umurongo, ariko abo bakorana bose baramwirahira kandi banavuga ko impano yo gukina filime imurimo 100%. Uyu musore Gasore Pacifique uzwi nka Yakamwana aheruka kuvugaho inkuru y'uko yari afunze, binasobaneka impamvu yafunzwe ari uko yari yagiranye ikibazo na nyirakabari maze bakarwana bikarangira banamufunze. Haraciyeho igihe kinini Yakamwana atagaragara ku mbuga nkoranyambaga afite inkovu, none akaba yongeye kugaragara afite ibipfuko byinshi kuri we ari kumwe n'undi mukobwa bakinana muri filime, ndetse kandi akaba yatangaje ko yahuye n'abagizi ba nabi bakamukubita bakamuheza umwuka hafi yo kumwica, maze akaza gutabarwa n'uwo mukobwa bakinana muri filime. Ariko muri uko kumutabara uwo mukobwa akaba yatangajwe n'uburyo yasanze Yakamwana ameze, dore ko ngo Yakamwana bari bamukubise bamwangije, ndetse Yakamwana bikagira naho arira nk'umwana muto. Yakamwana ubwo yabazwaga impamvu atihutiye gutanga raporo kuri polisi, yatangaje ko impamvu atabikoze ari uko mu bamukubise nta n'umwe yabonye, kandi atafata umwanzuro wo kuba yajya kurega abantu atazi atanabonye mu maso, ndetse mu gahinda kenshi anatangaza ko bamufashe ari abantu batatu, bamwe bagafata amaboko abandi amaguru, baramusaka ndetse baranamukubita cyane, dore ko bari babonye ari umuntu uzwi cyane, bibwira ko yaba afite amafaranga menshi. Maze Yakamwana mu gutabaza kwe, umwe mu bakobwa bakinana muri filime nibwo yacagaho maze akumva umuntu uri gutaka, niko kumurika itoroshi maze abagizi ba nabi bahita biruka. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.